bakunzi ba Catholic Channel TV, uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho ibiganiro bya gikirisitu. Uyu mwanya tugiye kubagezaho ibyaranze amabonekerwa ya Nataliya Mukamazimpaka i Kibeho, tariki ya 12 Mutarama 1982, tariki ya 12 Mutarama 2026. Imyaka 44 irashize Bikira Mariya yabonekeye Nataliya Mukamazimpaka, umukobwa wa kabiri mu bakobwa batatu babonekewe i Kibeho bemejwe na Kiliziya. Tubahaye ikaze. Mu gitabo Kibeho abakobwa batatu babonekewe na Bikira Mariya cyanditswe na Padiri Eugene Niyonzima w'umuparotini, dusangamo iby'amabonekerwa y'i Kibeho. Dusangamo uko Bikira Mariya yaturutse mu ijuru akaza mu Rwanda maze akahabonekera abakobwa batatu bigaga muri koleji ya Kibeho. Muri icyo gitabo ku rupapuro rwa 38-39 tuhasanga iby'amabonekerwa ya Nataliya bigaga muri koleji ya Kibeho. Nk'uko Padiri Eugene Niyonzima abivuga, ibonekerwa rya Nataliya ryatangiye ku mugoroba wo kuwa kabiri, tariki ya 12 Mutarama 1982. Abanyeshuri bari bamaze kurya nko mu masaha moya z'ijoro. Nk'uko Nataliya ubwe yabyivugiye mu ikaye ye, ngo mu gihe abandi bana barimo bakina, yiyumvisemo ubushake bwo kujya ahiherereye gusenga. Nataliya yagiye mu nzu bararagamo, ubu nahubatse shapeli y'amabonekerwa, maze atangira kuvuga ishapure. Nyuma gato bagenzi be baje bahamusanga, maze batangira gufatanya nawe kuvuga ishapure, ari nawe wari uyiyoboye. Hashize umwanya muto, Nataliya yatangiye gusa nkaho kuvuga ishapure bimunaniye, n'amagambo bakoresha bayivuga asa n'uyibagiwe, mbese nk'umuntu ufashwe n'ibitotsi byinshi. Hakurikiyeho gufatwa n'ubwoba bwinshi, maze bugenda burushaho kwiyongera. Byageze aho kubera ubwo bwoba atangira guhinda umushyitsi mu mubiri we wose. Ubwo kandi ngo niko yumvaga arimo kugenda ava i Kibeho agana ahandi. Mu magambo ye dore uko Nataliya yabivuze: mu ntangiriro navugaga ishapure hamwe n'abandi aho dusengera, ariko nkumva mfite ubwoba, gerageza kuburwanya biranga, ngeza ubwo mbura ubwenge, ntacyo nkimenya cyangwa ngo numve. Sinamenye igihe byanganjirije ngera mu buriri. Mu nzozi mbona icyezezi kinini cyane, muri cyo hari harimo umuntu, ariko ntabwo nashoboraga kumubona neza uko asa bitewe n'icyo cyezezi. Muri iyo shusho nabonaga uwo muntu afite agahinda kenshi, maze numva ijwi rimbwira riti: mwana, ikimbabaje ni uko nohereje ubutumwa ntimubwakire neza uko mbishaka. Nuko ngira agahinda ndarira, kuko nawe namubonaga ashavuye. Icyo gihe jye ntacyo navugaga. Nongera kumva ijwi rivuga riti: kugira ngo urire ni igihano nguhaye, ariko si ukuvuga ko uri umunyabyaha kuruta abandi, ahubwo ni urugero ntanze kugira ngo nereke n'abandi ko nshobora kubahana. Ubwo narariraga cyane kandi ngatigita, mfite n'agahinda kenshi. Yakomeje kumbwira ibintu byinshi. Hashize umwanya munini, ijwi ryongera kumbwira ngo nimbyuke mfukame. Ndabyuka, ndapfukama, ndasenga, mvugisha umutima gusa kuko ntashoboraga kuvuga, nta nubwo nuburaga amaso na rimwe. Hashize umwanya ijwi ryongera kumbwira ngo ningende mfate igitabo aho dusengera, maze ngisome nsobanukirwe, kugira ngo nze gusomera n'abandi ibyo numvise. Ampa umugisha aragenda, mpita mbyuka. Ngiye kugenda animatrice aramfata, ambaza ibyo narimo, musaba kundeka ngo njye kuzana igitabo cyo gusomera abandi. Animatrice namusabye kundeka, maze nawe arandeka. Mvuyeyo ndasoma, musobanurira ibyo numvise byose n'ibyo nabonye. Alphonsine Mumureke nawe yari ahari. Animatrice amusaba ngo ajye gusaba Bikira Mariya ngo amusobanurire neza. Undi aragenda arapfukama, arasenga. Hashize umwanya arampamagara, ampa ishapure ye, tuyifata twembi turirimba
indirimbo ya Kundwa Mariya, tugenda twigira imbere. Ubwo sinari nzi aho ngiye, numvaga ndi mu buriri, nkumva ijwi mu mutima ngo ndebe hejuru. Ndebye mbona ishusho ya wa muntu mu cyezezi, ndishima. Nongeye kureba mbona hari icyezezi gusa, simbone, nkubika amaso hasi kuko icyo cyezezi cyatumaga ntabona. Nongera kumva ijwi rimbwira ngo soma interuro iri muri icyo gitabo maze uyumve neza. Ngasoma nibereye mu buriri, nakumva indirimbo injemo nkayiririmba. Ngiye kubona mbona cya cyezi kiragiye, mperako ndunama ndeba hejuru akanya gato, ubundi ndubika mpita mfukama ndasenga mvugira mu mutima. Hashize akanya ndahaguruka, nibwo diregitirise n'abaporofeseri bahitaga bambaza aho narindi, ngasubiza ko ntaho nigeze njya. Mu by'ukuri bavandimwe, nk'uko Nataliya abyivugira, avuga ko nubwo yari yagiye, we ntabwo yari azi ibimubaho kuko yari ari mu isi yindi. Igitabo kivugwa hejuru mu butumwa bwe, aha Nataliya yasabwe gusoma, cyitwa Gukurikira Yezu Kristo, Imitation de Jésus Christ, kikaba cyari ahantu Alphonsine yararaga. Nataliya yaragiye aragifata, maze arambuye agwa ahantu handitse ngo ibintu by'isi bihita, naho iby'ijuru bikaba bihoraho iteka. Ibintu by'isi birahita, ariko iby'ijuru bihoraho iteka. Nyuma Nataliya yabifashe nk'ubutumwa yahawe bwo kwigomwa ibyishimo byose by'iyi si, ahubwo agaharanira kwiyegurira wese Bikira Mariya. Nataliya Mukamazimpaka wa kabiri wabonekeye i Kibeho, ubu aba i Kibeho kandi akorera ubutumwa ku ngoro ya Bikira Mariya i Kibeho, nk'uko Bikira Mariya yabimusabye. Inshuti bavandimwe, ibonekerwa rya Nataliya nk'umuntu wa kabiri wari ubonekewe i Kibeho, ntiryabuze gutera benshi gukomeza kwibaza ku bibera muri koleji y'i Kibeho. Mu gitabo cya Padiri Eugene Niyonzima cyitwa Kibeho abakobwa batatu babonekewe, abantu benshi bo muri icyo gihe bakomeje kwibaza ibibera mu ishuri rya Kibeho, ishuri ryayoborwaga n'ababikira bene Bikira. Nyamara hagati aho, abantu bari baramaze kwemera ko Alphonsine abonekerwa koko, ntibashidikanije ko Nataliya nawe yabonekewe, ahubwo ibonekerwa rya Nataliya baribonyemo ikimenyetso gikomeye cy'uko Bikira Mariya yumvise amasengesho ya Alphonsine, wari waramusabye umuntu wamufasha gusohoza ubutumwa yamuhaye. Ikindi cyagaragaye ni uko Alphonsine yifatanije na Nataliya mu ibonekerwa rye, ku buryo abantu bahise babibonamo ikimenyetso cy'uko Alphonsine yafashe ibonekerwa rya Nataliya nk'ikintu cy'ukuri. Ntawakwirengagiza ko bamwe mu barwanyaga amabonekerwa noneho y'i Kibeho batangiye guhimba izindi mpamvu zo guhakana ibonekerwa rya Nataliya. Baravugaga ngo ubwo Alphonsine ari uwo mu Gisaka, ngo yaba yari azi ko gukoresha ibyo bitaga ibinyagisaka cyangwa se amagini, noneho akaba yabiterereje Nataliya wari usanzwe azwiho ubwitonzi kugira ngo abantu bakunde bamwereke. Nk'uko abakurikiranye amabonekerwa y'i Kibeho bivuga, Bikira Mariya ntiyahwemye kwemeza ko ari we ubonekera abana b'i Kibeho, maze arongera abonekera Marie Claire Mukangango tuzabona mu ibonekerwa ry'ubutaha. Ifite umubyeyi dukunda
Bikira Mariya yarakinguriye amarembo y'ijuru akabonekera abana b'i Kibeho ntawe ukibishidikanyaho, ahubwo icyo abantu benshi bakishidikanyaho ni uburyo ahitamo abo ajya kubonekera. Umubyeyi wabyaye Jambo ntabwo ahitamo agendeye ku butoni, umuryango umuntu avukamo cyangwa se ubundi buntu bw'amarangamutima. Dushobora kwibaza tuti ese Nataliya Mukamazimpaka wabonekeye tariki ya 12 Mutarama 1982 ni muntu ki? Nataliya Mukamazimpaka yavukiye muri paruwasi ya Muganza santarari ya Gisizi, aho bita ku Munini, ubu ni mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo, avuka mu 1964. Uturutse i Kibeho kugera iwabo umuntu yakoresha nk'amasaha 2 cyangwa 2 n'igice bitewe n'uko umuntu agenda, cyane cyane agenda n'amaguru. Nataliya Mukamazimpaka yavukiye mu muryango uciye bugufi kandi ufite ubushobozi buciriritse. Ababyeyi be bwite Nyirabura n'Ingango na Gaudence Mukabaziga waje kwitaba Imana mu 1998. Nataliya yabatijwe afite imyaka 4 mu 1968, akomezwa mu 1978, arangije umwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye. Mu buzima bwe busanzwe, Nataliya yari umwana w'umukobwa wabyirutse nk'abandi, gusa yakuranye imico myiza ku buryo wasangaga ababyeyi bacu bamugirira icyizere cyane. Ibi byatumaga bamushinga uturimo two mu rugo dutandukanye kuko bari bazi ko atabasuzugura. Nataliya yari azwi nk'umukobwa utagira amahane ariko kandi utanasamara. Nyamara ibyo ntibyabuzaga ko aba umukobwa ukunda kwishima no gukina n'abandi bakobwa bo mu kigero cye nk'uko tubisanga mu buhamya bwanditse mu gitabo cya Padiri Eugene. Ngo mu dukino twamushishikazaga habagamo cyane cyane kubyina mu matorero ya Kinyarwanda, ndetse mu buzima bwe nk'umwana w'umukobwa Nataliya yagiraga ibimubabaza n'ibimushimisha. Nk'urugero, we ubwe yivugiraga ko mu buzima bwe ibihe byamubabaje kurenza ibindi harimo igihe ababyeyi be batumvikanaga, bityo bikamutera impagarara mu mutima. Nataliya yaje i Kibeho mu buhe buryo? Ko twasanze ko yavukiye muri paruwase ya Muganza akabonekerwa ari muri paruwase ya Kibeho. Nataliya Mukamazimpaka arangije amashuri abanza, yatsinze ikizamini cya leta kimwemerera kwinjira mu mashuri yisumbuye, nuko ahabwa umwanya kujya kwiga mu ishuri rya koleji y'i Kibeho, ari naho Bikira Mariya yamubonekeye. Anketi zakozwe hamwe n'abahanga mu bakurikiranye amabonekerwa ya Kibeho bemeje ko Nataliya yari umukobwa witondaga cyane. Yari umukobwa ugira isoni, utuje kandi udakunze kugaragara mu bintu bisakuza cyangwa bidasobanutse. Kwigaragaza cyangwa gushaka kugaragara ntabwo byari mu biranga Nataliya. Kubera iyo myitwarire ye, yarakunzwe n'abandi banyeshuri kandi akaba intangarugero. Nataliya yarangwaga n'ikinyabupfura n'imibereho izira uburiganya. Yakundaga kandi gusenga ku buryo bamwe muri bagenzi be bari baramuhimbye izina rimwita ngo ni inzobere mu masengesho, spécialiste de la prière mu Gifaransa. Ibyo kandi byanagaragariraga abayobozi b'ishuri ku buryo bamufatagaho urugero rwiza, dore ko yabonekaga mu miryango ya Gisiyo Gatolika nk'abarejo n'abakarismatike. Naturaze umubyeyi
rya Nataliya hari ibintu bidasanzwe abakurikiranye amabonekerwa rwa Kibeho bamuvugaho. Ese ibyo bintu ni ibihe? Ibyo bintu ni ugutanga umugisha wo gukiza, gusohoka mu gicuku ndetse no gukora ingendo mayobera. Muri iki gice cy'iki kiganiro tugiye kubagezaho ku bijyanye no gutanga umugisha wo gukiza. Ubwo yabonekerwaga na Bikira Mariya tariki ya 30 Ukwakira 1982, nibwo Nataliya Mukamazimpaka yadukanye uburyo bushya bwo gutanga umugisha ku baje kureba no kumva ibibera i Kibeho. Abahamya benshi bemeza ko icyo gikorwa Nataliya yavugaga ko ari umugisha wo gukiza ubumuga bwa roho cyangwa ubw'umubiri. Uyu wari umwihariko wa Nataliya gusa, ku buryo nta wundi mu babonekerwa wigeze agerageza kumwigana. Mu gihe cyo gutanga umugisha, Bikira Mariya yatangaga ingabire yishakiye kandi akaziha abo ashaka bitewe n'ibyo akeneye cyangwa se n'uburyo bahagaze mu kwemera. Uwo mugisha watangwaga hakoreshejwe Bibiliya, yarambikwaga ku mutwe w'uhabwa umugisha cyangwa hagakoresha amazi y'umugisha yaterwaga abahabwa uwo mugisha. Buri gihe kandi Nataliya yavugaga ko isengesho ryo gusabira uhabwa umugisha ari ngombwa. Iryo sengesho kandi ryabaga rijyanye n'ibyo uhabwa umugisha akeneye mu buzima bwe. Icyo gikorwa cyabaye inshuro nyinshi ku mugaragaro, by'umwihariko ku matariki ya 27 Ugushyingo, tariki ya 22 Ukuboza 1942 no ku itariki ya 21 Gicurasi 1983, ari nabwo cyabaye bwa nyuma. Inshuti bakunzi ba Cato Life Channel, reka duhinira, reka twifurize Nataliya Mukamazimpaka kugira isabukuru nziza ya 44 y'amabonekerwa. Reka twifurize kandi abafashe umwanya wo gukora urugendo nyobokamana bajya i Kibeho kwifatanya na Nataliya kugira urugendo ruhire ndetse no kuronka umugisha Bikira Mariya atanga. Mwamikazi wa Kibeho, udusabire. Tuzabyinane birenze ibi, tuzitaga imbere y'ameza, nidusanga Mariya mu ijuru kwa Jambo. Tuzabyina dushimira Imana, tuzatamba cyane tutambutse, turirimbe mu ngeri zose. Wanogeye Imana, twigishe kuyisenga, tuzayoberwa tukaduseka, tukazakorwa n'ikimwaro. Kugira ngo duhure n'Imana, wabaye irembo rya Jambo. Tuzasanga Imana, uzatubera inzira nziza. Tuzabyina neza birenze ibi, tuzitarama imbere y'ameza, nidusanga Mariya mu ijuru kwa Jambo. Tuzabyina dushimira Imana, tuzatamba cyane tutambutse, turirimbe mu ngeri zose.